Reka tumubwire mu magambo yacu ngo bye kuzantsinda ukundi, kuva uyu munsi bye kuzantsinda ukundi. Urakoze mwami kohereza ijambo ryawe ngo rikadukiza, rikatubuza kwinjira mu mva zacu. Nago wazanywe no kudushinja, wazanywe no kudukiza. Ngo erega ngo umuganga n'ubundi abamuganaho si abazima ahubwo yaziye abarwayi. Ndagushimira kuri kumwe natwe uyu mugoroba. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo wazanywe no gushaka no gukiza icyazimiye. Reka aho twari tuzimiriye hatandukanye mwami w'abami, maboko yawe y'imbabazi yongera dukureyo. Urakoze mwami w'abami kuri umutunzi w'imbabazi. Urakoze mwami kuduhuza n'ijambo nk'iri kugira ngo imitima yacu itazaba kahebwe, kugira ngo tutazagera ahantu conscience yacu ipfa, umutima nama wacu upfa. Reka mwami kuva uyu munsi duhabwe imbaraga zo kurushaho gusa nawe, ntibizongere kudutsinda ukundi, ntibizongere kudutsinda ukundi. Izi ndwara z'ibihe bya nyuma mwami w'abami ntizidufate, ntizidufate Uwiteka Mana Nyiringabo. Udukize kuba mu bantu badakunda babo, udukize kuba mu bantu bikunda, udukize kuba mu bantu bakunda impiya, udukize kuba mu bantu birarira, udukize mwami kwibona, udukize kuba mu batukana, udukize kuba mu batumvira ababyeyi babo, udukize kuba mu ndashima, udukize mwami gushaka kwitirirwa kubabera nyamara tutarabera, udukize mwami w'abami ku bantu batuzura, udukize mwami nitube mu bantu babesherana, udukize mwami twe kuba mu itsinda ritirinda, udukize mwami nitube mu banyarugomo, tube mu bantu badakunda ibyiza, udukize mwami n'umunsi wa rimwe umutima wanjye ntukagambane, akanwa kanjye ntikakagambane. Unkize mwami w'abami, ntihakagera n'umunsi wa rimwe nzahinduka ikigenge, umuntu utaganduka, umuntu utumvira, umuntu udakosoreka. Unkize mwami n'umunsi wa rimwe umutima wanjye ntukagire kwikakaza, uhe guca bugufi ku iteka ryose. Udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, umutima wanjye ntuwiharirwe n'ibinezeza uyu mubiri. Udukize mwami twe kuba mu bantu bakunda ibibanezeza gusa, ngo aho gukunda Imana. Udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, udutabare mwami w'abami, udutabare, udukize, ukora umurimo mu mitima yacu mwami w'abami. Tugusukiye ibyo mwibanga, ibyo tutabasha kubwira abantu, kugira ngo nabyo bidukize. Kandi mwami turizanye kugira ngo nibyo tutazi ko turwaye nyamara wowe ubizi nabyo bikoreho. Ndagushimira ko waduhamagariye kudukiza, waduhamagariye kutugirira neza. Icyo cyatumye uduhamagara, wadukuruje umurunga w'urukundo, wadukuruje neza, ntabwo watuzanye kugira ngo ducirweho iteka. Nasomye ijambo ryawe rero ririmbwira neza ko ari wowe udukunda, udutera gukunda no gukora ibyo wishimira. Ngwino bikorere muri twebwe abahungu bawe n'abakobwa bawe bari hano mwami. Uko twahuye n'iri jambo nyaguhora ku ngoma, reka dukire, reka duhinduke, turusheho gusa nawe. Erega muri twebwe harimo abagore n'abagabo, abasore n'inkumi uzakoresha muri iki gihe cya nyuma. Nibo ba apotre b'ejo hazaza, nibo bashumba b'ejo hazaza, nibo bavuga butumwa b'iyi minsi nyaguhora ku ngoma, nibo bakozi wifuza gukorana nabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino turinde umubi, ngwino turinde Uwiteka Mana Nyiringabo. Uko Pawulo yabwiraga umuhungu we Timoteyo akamubwira ngo benda bujye ubatera umugongo, niko dusenze ngo duhe imbaraga zo gutera abo bose n'ibyo byose umugongo mwami, kuko tutazi imigambi yawe kuri twebwe, ntituzi ibyo wifuza kudukoresha, ntituzi aho tuganisha. Durugero rwaho n'ubunini bwaho no gukomera kwaho, reka twe gupfira mu iterura. Turakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, utugwirize imbaraga, udukize, udutandukanye n'ibyari bidushoboye, udatandukanye n'ibyari bitwizingiyeho. Imbaraga zawe zirahari, za zindi zatumenyesheje Kristo Mwuka Wera, ziracyari kugira ngo zicagagure izo ngoyi, zicagagure iyo migozi, maze utwiharire nyaguhora ku ngoma. Ndagushimira imbabazi zawe nyinshi, imbabazi zawe zitajya zikuraho umuntu amaboko, imbabazi zawe zitajya zimaraho umuntu ngo zimushireho burundu yagihumeka mwami w'abami. Imbabazi zawe turazibona. Se wa mwana w'ikirara amuramburiye amako ngo yisubiyemo, ngo asanga yacumuye kuri se, yacumuye no kuyo mwijuru. Aragaruka abwira se ngo data nagucumuyeho, ngo nacumuye no kuyo mwijuru, none umbabarire, sinari nkwiye kwitwa umwana wawe, ngo ari kunyemerera mba umugaragu. Ariko imbabazi za se ziruta uwo mwami z'igishushanyo, izawe ziziruta kure. Imbabazi za se ngo zimubona gihunguka, ngo arirukanka aramuhobera, ngo aravuga ngo nihaba iminsi mikuru, nihaba ibirori, niko amaboko yawe aturamburiye mwami muri uyu mugoroba. Amaboko
kureba yaturamburiye ngo aduhobere twisubiyemo, aduhobere tugaruka, adukureho umwambaro w'ikizinga, atwambika umwambaro mwiza w'ibirori. ngo uravuga ngo nibamwambika impeta mu rutoki agaruka mu isezerano, bamwambika inkweto mu birenge agaruka abarizwe nk'umwana mu rugo, ngo bakore iminsi mikuru babaga ibibyibushye, uko niko imbabazi zawe zihora zidutegereje. uduhe kutazikerensa, uduhe kuzinjiramo uyu munsi nyagora ku ngoma, ntibizongere kudutsinda ukundi. urakoze, uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. ufite ibintu ibihumbi irimo ivugira imbere yawe, kandi nasanze ufite ubushobozi bwo kubyumva byose icyarimwe. ntabwo twitiranya, buri muntu wese umuzi ku giti cye. uri Imana itangaje, uri Imana irenze uko tuyivuga, uri Imana ifite imbaraga zirenze izo twamenye, uri Imana ihuza ibihe, uri Imana ihuza abantu, uri Imana ikonekita ibikwiriye kuba connected, uri Imana ibikora neza. nongeye kuguhamagara uyu mugoroba kugira ngo gusenga kw'abana bawe kumvikane. wowe uhuza ibihe, ugira ibyo uhuza ku buzima bwabo, bibabyarira umugisha, bibabyarira ineza, bibabyarire gusubizwa kw'amasengesho yabo, bibahagarike mu mihamagaro wabageneye, bibageza aho ubifuzanya guhora ku ngoma. uri Imana igira uko ugenza ibintu mu buryo bwawe, mu buryo bwabo. twabonye Dawidi aseruka ku rugamba, Goliyati amaze iminsi atukana, babuze igisubizo, agenda nk'ugemuye, agenda nk'ugiye gukora umurimo uciriritse. ariko wari umunsi wo kugaragaza Imana ya Dawidi, wari umunsi wo kuzamurwa kwa Dawidi. Uwiteka Mana Nyiringabo, wowe Mana ihuza ibihe, ndasenze ngo ugire ibyo uhuza ku buzima bw'abana bawe mu nzira zisa nk'izidushoboye, wowe ukuramo igisubizo. uko niko Mwami wemeye ko Yosefu ajya mu nzu y'imbohe, kuko yagomba guhurirayo n'abantu bazamugeza hahandi wavugaga ko azagera. Mwami, mu buryo butunguranye bararota, Uwiteka Mana Nyiringabo azisobanura nk'ibisanzwe, ariko igihe kigeze nyaguhora ku ngoma urongera urotesha Farawo nyaguhora ku ngoma, maze Mwami barongera baramwibuka. Yosefu bari baramwibagiwe nyuma y'imyaka, nyaguhora ku ngoma aravuga ngo hari umuheburayo, hari umugurano wa Potifari, ngo ubasha gusobanura inzozi. wowe ukonekita ibintu, wowe uhuza ibihe nyaguhora ku ngoma mu buryo tutazi, utuma Yosefu yongera guhamagarwa ibwami, maze Uwiteka Mana Nyiringabo ushyira mu mutima wa Farawo kuvuga ngo nta wundi muntu tubona ushobora gushyira ibi bintu mu buryo, ushobora kubikora neza, ufite umwuka w'Imana muri we nka Yosefu. maze Mwami Yosefu mwicaza ku ntebe mu gihe gisa nk'ikidakwiriye, mu gihe gisa nk'ikidashoboka, mu gihe bisa nkaho ntawe byava. urabikora mu bumana bwawe Mwami, imitima yacu kukwiringira no kugutegereza dutekanye, kugutegereza tukwizeye. uzi inzira nyuramo, uzi inzira anyuramo, uzi ubuzima ahagazemo, uzi ibyarimo, uzi n'ibyo wamugeneye, uzi n'abo wamugeneye, uzi n'uburyo wiyaranja ukabihuza Mwami w'abami. reka tugutegereje dutekanye, imitima yacu ikwizeye, imitima yacu ikwiringire. uri Imana ihuza ibintu, uri Imana ihuza abantu, uri Imana igenga ibihe. Tu es le maître des temps et des circonstances. wowe ntutungurwa n'igihe n'iki kimwe. circonstances zose, ibihe urabigenga, urabitegeka, urabiyobora. kubaho kwacu hano si impanuka, kubaho kwacu Mwami no kuri uyu musozi wa Believers mu gihe nk'iki si impanuka, kuba tuzamuka muri aya masengesho twumvira ijambo twitiranye n'abakanaka si impanuka, kuba tubarizwa muri aka kazi runaka aho turi hirya no hino si impanuka Mwami w'aba. kwemera ko intambwe zacu ziyobera ahangaha zikagana aha, twebwe tuba tubona zisa nk'iziyobye, ariko nabyo si impanuka nyaguhora ku ngoma. uri Imana igenga ibihe, uri Imana ihuza ibintu. tuguhaye icyubahiro, duhisemo kukwizera. maso yanjye azerekera kuri wowe wenyine, umutima wanjye uzategereza wowe, kandi uzagutegereza utekanye, uzagutegereza ukwizeye. uri Imana ishobora byose, n'ibyo tutumva bibera mu isi y'umwuka urabigenga. uko ni ku rugamba rwikubise ku rugo rwa Yobu, rukamara ibya Yobu, rukamara abana be, rukamumaraho amatungo, rugakora no ku mubiri we. urugamba rwo mu mwuka atazi aho rwavuye nuko rwateguwe, rukaba ku buzima bwa Yobu, ubuzima bwe bukayenga, umugisha ukayenga ugashiraho, bigasa nk'ibishize rwose. n'uwakamukomeje w'umugore we akamubera umupfapfa, akamubwira ati tuka iyo Mana maze wipfire bikurangirane, kuko niko byaranarangiye. Yobu atazi aho urugamba rwo mu mwuka rwabereye, atazi aho wavugiye ibye, atazi
aho byateguriwe nyagora ku ngoma, ariko mu gihe gikwiriye nyagora ku ngoma ukomeza umutima wa Yobu. Aravuga ngo ndabizi neza ko umucunguzi wanjye ariho, ngo nubwo uruhu rwanjye rwamara kubora, ngo igihe kimwe amaso yanjye azamureba, ngo n'amaso yanjye saa yundi. Uwiteka Mana Nyiringabo, n'urugamba rwo mu mwuka tutazi impamvu yarwo, tutazi naho rucurirwa. Turabizi ko nta na kimwe gicika kontrole yawe, byose urabigenga nyagora ku ngoma. Igihe kigeze Yobu uramwunamura nyagora ku ngoma. Ugenga ibihe. Abavandimwe be basaga nk'abamwibagiwe, nyamara badaca mu bukene nk'ubwo Yobu acamo. Ariko ngo umwunamuye, ngo abavandimwe be baraza, n'abashiki be baraza, ngo bazana amaturo, bazana amazahabu. Uwiteka we uri Imana igenga ibihe. Ntago abantu ari uko batwibagiwe, ntago ari uko abantu batadukunda, nuko byose ubigenga nyagora ku ngoma. Reka amaso yacu yerekere kuri wowe, maze imitima yacu ishira imishiha, ishira iminkanyari, ishire kwijundika abantu, ishire kwishiramwe abantu ngo ntibatwibutse, ahubwo amaso ategereze wowe wenyine. Wowe ugenga ibihe mukunzi mwiza. Urakoze Papa, turakwizeye. Iyo wavuze yego, nta muntu wavuga oya. Oya nta wagira izo mbaraga zo kuvuga oya. Tuwe kutegereza wowe, tuwe kugutegereza tugufite imitima ikeye, imitima inyuzwe, imitima yigwanditse muri wowe, imitima inejejwe n'urugendo, imitima ikwizeye. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo Abrahamu yari yizeye, ngo yiringiye, ngo ibitakwiringirwa. Ibitakwiringirwa Mwami nibyo yateranyaga mu mibare ye no mu bwenge bw'agasanga ntibyavamo. Duhe Mwami natwe kugutegereza twizeye, twiringiye ibitakwiringirwa. Ibitavamo mu mibare yanjye nka Hortense, bitavamo mu mibare yacu nk'abantu Mwami, ariko mu mibare yawe birahura. Mukecuru w'imyaka 95 mu mibare yawe arabyara, musaza w'imyaka 100 agira urubyaro rumwitirirwa, kandi rukazangana nk'umusenyi wo ku nyanja nk'uko wabivuze. Mbere yawe ntihabamo gukererwa, ntihabamo no kubanguka, habamo igihe cyawe, habamo igihe cyawe, habamo igihe cyawe. Uri Imana y'ibihe, uri Imana y'ibihe. Umaze kwigisha abigishwa bawe ko bakwiriye gusenga no gutitiriza, batarambirwa. Wageretseho ijambo rikomeye, uravuga ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Ndasengera aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, nanjye ndisengera Mwami w'abami, kugira ngo turwane intambara nziza yo kwizera, twe gucogora, turinde ibyo kwizera kugeza ku iherezo ry'urugendo. Ibyo by'ingenzi kuruta ibindi. Urakoze Papa, umugisha abana bawe bagutegereje, baguhamagara, basiganwa bava mu mirimo baza mu nzu yawe. Ubaha umugisha, umugisha abo tubana Mwami basengera mu mago yawe hirya no hino online. Bamwe turabaza abandi ntitubazi, wowe urabazi. Ubaha umugisha, bakomereza amaboko abari bacogoye, ubahe gutegereza mu buryo bukwiriye, batanamutse, badacogoye. Cyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Haleluya. Mana yacu niyo kwizerwa, ntukabyibagirwe. Amen. Nubwo byaba bisa nkaho itizerwa, uzajya ukomeza uyizere. Haleluya. Uzajya uvugana n'umutima wawe nk'uko ya Zaburi ivuga ngo mwabindimo byose mwe nimuhimbaze Uwiteka, nk'uko Dawidi yavuze. Haleluya. Uzajya uvugana n'ibitekerezo byawe, uvugane n'ubwenge bwawe, uvugane n'umutima wawe, ubwire uti umutima wanjye izera Imana. Nubwo ibyo ndebesha amaso nta kintu bimpa cyatuma nyizeye, ariko ububwire. Haleluya. Umutima wawe ufite amatwi, ibitekerezo byawe birumva, ubibwire ngo bitekerezo byanjye izera Imana, tegereza Imana. Haleluya. Iyo twiga ijambo ry'Imana mu bihe byo gusenga, no kugira ngo ritwigishe, ridukangure, riduhugure, ridukosore, riducyahe. Haleluya. Amagambo tugiye kuvugaho harimo nk'akomeyemo, ariko ntacyo bitwaye. Iyo ugize umugisha, ibyo tuvuga ngaha bikaba bitari ku buzima bwawe, aba ari umwanya mwiza wo kubibwirwa kugira ngo ukomeze ubyirinde. Kandi iyo biri ku buzima bwawe, ari umwanya mwiza wo kugira ngo ubyihane. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo yewe uhagaze we wirinde utagwa. Tukiri ku isi twambaye umubiri, nta hantu namwe Satani atageze umwambi. Amen. Ndetse uhagaze n'ubu ukwiriye kwirinda cyane, kuko iyo umuntu yambaye umwambaro wera niwe wigengesera, arataruka kugira ngo icyondo kitamujyaho, ntiyicara ahabonye kuko azi ko yambaye umwambaro wera. Hari igihe umwanzi akushuka kugira ngo azakugwishe neza, ahubwo ati wowe kabisa wageze iyo ujya.
oya, wambaye ibyera niwe ukwiriye kubirinda kugira ngo bitandure. Uhagaze yirinde atagwa, kandi n'uri hasi yishingikirize ku mwuka w'Imana, ubasha kongera akatubyutsa, abanyantege nke akatwongeramo imbaraga. Haleluya. Iminsi yacu yo gusenga rero, dukwiriye gusenga rwose, tugasengesha uburyo bwose bwo gusenga, biradukwiriye. Ariko dukwiriye gusabana n'Imana kugera aho natwe tudasenga gusa, ahubwo dusa nk'abahindutse isengesho. Isengesho ni iki? Isengesho tuba turimo duhamagara Imana kugira ngo itwerekereho, nubwo ifite amaso ahantu hose, ariko iyo dusenga tuba tugira ngo iturebe, yumve n'ibyo dusaba. Uko ni ugusenga kuri ku munwa, ndasaba Imana ngo ingerekezeho amaso, indebe ingirire neza. Ariko dukwiriye gukomeza kugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri twebwe, kugira ngo singire gusenga ko mu munwa gusa, ahubwo ubuzima bwanjye nabwo bube bumeze nk'isengesho. Haleluya. Mu yandi magambo, nk'uko isengesho rikurura Imana ikita ku byo abasenga barimo basenga, tukagira ubuzima bukurura Imana. Haleluya. Ubuzima Imana itabasha gukuraho amaso. Hari ugusenga, ariko hari no kugera aho umera nawe ubwawe nk'isengesho. Igihe kimwe Yesu yarabivuze kumva ya Lazaro, Yohana 11:24, aravuga ngo ubwanjye nari nzi kunyumva iteka. Tekereza kugera aho hantu. Haleluya. Ariko arabivuze kugira ngo bari kumwe nawe nabo bizere. Ubwanjye nari nzi kugira gute? Unyumva iteka. Murahari? Muhari? Apana ko haba mutetse ibishyimbo. Muri hano ntabwo murimo kureba ko amazi yashizemo bikaba bigiye gushirira, kandi uriya mwana akaba atabyitayeho. Haleluya. Reka tuhabane gatoya. Amen. Uhari utarimo wishyura minerivare z'abana, haba uhari. Tavuga ngo bura kandi ngo ntabwo bakinze amadirishya ngo imibiraza kurara iry'umwana. Haleluya. Turahari. Amen. Reka dusome mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice 6, umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 14. Rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 6:3 kugeza kuri 14. Haleluya. Tutarasoma, ndifuza kubwira ko hari inyungu zitabarika zo kuba muri ubu bwami neza, nabwo bukakubamo. Haleluya. Hari inyungu amamiliyoni, nk'uko twabivuze ku munsi w'ejo, ko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro ku bintu byose. Hari amamiliyoni y'inyungu. Haleluya. Zizanwa no kuba mu bwami bw'Imana, bukakubamo nawe ukakubamo kandi neza, akarenge kamwe katari hanze. Haleluya. Hakaba n'igihombo n'ingaruka ibihumbi zo kubibamo igice. Hari ingaruka zitabarika zo kubibamo igice. Zimwe muri izo ngaruka ni ukunyurana cyane n'umugisha w'Imana, kandi wowe uri umuntu w'Imana, uri ubwoko bw'Imana, ariko ukanyurana cyane n'umugisha w'Imana. Ingaruka zizanwa no kutabibamo neza. Ikindi, dutukisha izina ry'Imana. Niki gituma bavuga ngo nta bakristo babaho, nta barokore babaho, bose barabeshya, abapasiteri bose n'abajura, bose n'abateka mutwe? Niki gituma abantu bavuga gutyo? Nuko bamwe muri twebwe tuba twaratukishije izina ry'Imana. Kubibamwe igice bituma dutukisha izina ry'Imana. Imana itugirire ubuntu. Noneho ingaruka zikomeye zo kubibamo igice, haleluya, zigera no ku bantu batwegereye. Ntiziba kuri twe twenyine, ahubwo zigera no ku bantu batwegereye, yaba abana bacu, yaba abo tubana ba bugufi. Ingaruka zikomeye zishobora kubageraho. Ingaruka ikomeye cyane, ndibuze no kuvuga mu magambo yo hepfo, ni ingaruka mbi yo kubererekera icyaha gato, bigatuma umuntu agera igihe umutima we unangirwa burundu, conscience ye cyangwa umutima nama ugapfa kubigendanye n'icyaha. Imana idusaba ngo ntitubereke Satani ibizi ikivuga. Icyaha si ikintu cyo kubererekera na gatoya, kuko umuntu akibererekera buhoro abizi nkana, akagera igihe umutima we ugapfa. Icyo twita umutima nama, conscience, nibe ikimuburira. Ubundi iyo ugifite umutima muzima, iyo ukoze icyaha wumva agatima gakubita, uravuga uti Mana umbabarire, sinabishakaga, sinabyifuzaga. Agatima kaba kagifite ubuzima, kandi ubundi niko bikwiriye kumera. Ariko umuntu akomeje kubeberekera icyaha nkana, agera igihe akaba icyo twita akahebwe. Ibyo rero ni eta iteye agahinda, ishobora no kutagaruka rimwe na rimwe. Niyo mpamvu icyaha cyose ukikimenya, ugikizwa, ukwiriye kuva mu cyaha. Haleluya. Ukagihunga.
Imana yacu tugire neza. Amen. Ntuturane nacyo nguvuge ngo ntacyo bitwaye. Narakijijwe ariko nzagumana umugabo w'abandi, narakijijwe ariko nzakomeza kurya amafaranga, narakijijwe. Oya, biragitwaye cyane, kuko iyo mbuto y'Imana yabibwe muri wowe, ayo ni amahwa ashaka kuyimira, ni amaganya y'isi ashaka kuyimira, ku buryo utazaba umukristo w'ukuri. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ubundi iby'ukuri Imana yabyanditse mu mitima yacu, ariko hari igihe inyungu tubibonamo zidutera gusa nk'ababereka gatoya. Haleluya. Imana ishimwe ko yangize pasiteri y'abantu bamwe ntazigera amenya, bituma babohokera kumvugisha. Buryo uzi ko nta muntu muzahurira ushobora kumubwira, kuruta uko mwebwe turi kumwe mushobora gutinyuka kumubwira. Haleluya. Umuntu umwe rero rimwe yaranyandikiye arambwira ati nkora akazi, njya muri misiyo, hari amafaranga baduha n'ibindi nk'ibyo bitandukanye, ati kandi ndakijijwe, ariko maze igihe yaba njye na bagenzi banjye amafaranga tugarura tutayatanga ku kazi, kuko mwayahawe murayakoresha uko mugomba kuyakoresha, ariko niba uri umukristo ese koko uzakora nk'abandi? Ati kandi icyo kintu kirakomeye ku buryo nintangira kuyatanga twese bizaba ikibazo muri bagenzi banjye. Ese arimo arambaza ngo bigenza ate? Murumva mu by'ukuri atambaza ibyazi? Umukristo yabigenza ate? Umukristo atanga ripoti ziri claire, ziri clear, z'ukuri yasubiramo, ariko kubw'inyungu runaka umuntu aba akura mu kintu. Kandi hari igihe noneho, niyo mpamvu tudakwiriye gukinisha icyaha. Iyo kitinze kibyara ibintu byinshi, kukiyambura bikagorana. Kuko yageze muri iyo kampani ari umurokore, iyo ahita ahagarara nk'umurokore, bagenzi be bari kumumenya nk'umurokore, bakamenya ko iyo yasaguye arabitanga. Ariko amaze imyaka birya buke buke, none kubyigobotora afite ubwoba bw'uko bagenzi be bari bumugenze, kandi koko biba biteye ubwoba. Ariko umuntu amesa kamwe akavuga ati Imana meshe kamwe, kizavamo kizavemo. Erega ko kazi ni Imana iba yarakaguhaye, si izo nshuti ziba zikakubeshejemo ngo kuko uzihishira. Buryo ushobora no kuzihishira akajana kandi n'ubundi ukakavamo. Ibi nabivugira iki? Ndabivugira ko icyaha si ikintu cyo kubererekera, kuko niba hari ikintu kibyara kikabwagura kikororoka, ni ikintu cyitwa icyaha, kikatugeza ahantu tutakibashije kwigobotora. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Wowe nanjye twe kuzagera ahantu imitima yacu ihinduka akahebwe, aho umutima nama upfa, tukaba gatima katagitera, katakikanga ikibi. Mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ibice 6, dusome 3, turagenda dukomeza kugera hepfo. Haravuga ngo nihagira uwigisha ukundi ntiyemere amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyazi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi, n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge, bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Haleluya. Uyu murongo wa 4 wantangaje, ngo aba yikakarije kwihimbaza ari ntacyazi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira n'intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi. Muri bibiri ijambo ry'Imana uyu murongo wa 4 havuze ngo aba yarahindutse urwaye indwara yo kujya impaka. Kumbi najyaga mpura n'abantu badashaka kumenya ukuri, ahubwo barwaye indwara yo kujya impaka, simenye ko iyo ndwara ibaho. Ariko igitera iyo ndwara ni kira kiri ku murongo wa 5. Ni igihe kigera ku buzima bw'umukristo wabeberekeye ibyaha buhoro buhoro, akagera igihe agakamamo ukuri. Murumva gukama ni ahantu hahoze ikintu. Ntabwo nshobora kugera ahantu ku kidendezi ngo mvuge ngo aha hantu amazi yarakamye atarahahoze. Muranyumva nshuti z'Imana? Ni ahantu hahoze amazi, bukeye wenda izuba rirayakamisha cyangwa barayagomorora aragenda. Ngo aba bantu rero barwaye indwara yo kujya impaka, ngo ni abantu bononekaye ubwenge, bakamyemo ukuri. Kera bahoze bafite ukuri. Muranyumvira nshuti z'Imana? Haleluya. Ngo bakamyemo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Bahoranye ukuri, ariko indamu z'ibya none zibabana nyinshi, ukuri kurayoyoka, kurakama.
kujya impaka n'aba bantu biravuna kuko nta jambo rishya ubabwira batazi. Ubuntu bw'Imana bwonyine n'umwuka w'Imana niwe wagera kuri uwo mutima ukongera ukawuzura. Haleluya. Mana yacu tugirire ubuntu. Ukiri muto mu rugendo rw'agakiza ntugacudike n'abantu bakamye mu kuri, bazagukamura. Ngo icyo akora koko kubaha Imana iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Ngarutse kuri uyu murongo wa 5, aba bantu bakamye mu kuri bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu. Iteka kubaha Imana kwabo ku gatoya kuko akanini ko ntibakabasha, iteka kuba kurimwo imibare no kubona indamu runaka, inyungu runaka. Imana ikurinde kandi nanjye ndinde ntituzagera ahantu ngo ukuri twari twaramenye kukame kumishwe n'ibishyi. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Bambuwe ukuri, baraguhoranye ariko barakwamburwa. Bibiri imwe Gifaransa yavuze ngo privé de vérité. Barakunyazwe nyamara barakwigeze. Ibyo mvuga ngo barakwigeze ninjye byongeraho nkurikije iri jambo bakoresheje ngo bakamyemo ukuri. Korohera icyaha nshuti z'Imana naho cyaba icyaha gito bishobora gusunikira umuntu kuba muri aba bantu bakamyemo ukuri. Niyo mpamvu icyaha cyose ukikimenya, umutima wawe ukicyumva, uzajya usiganwa ugihunga. Nubwo cyaba ari gito gisa nk'igidafite ingaruka, nta n'umuntu uzakimenya, ujye usiganwa kuko gifite imbaraga zakamura ukuri kugashira mu mutima wawe. Imana itugirire ubuntu kandi dushoboze. Ku murongo wa 10 ngo kuko gukunda impiya ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Amafaranga ni meza, turakayatunga tuyongererwe, ariko kuyakunda kugeza igihe agoramesha ukuri kwahoze muri wowe biba bibaye umutego kandi ukomeye. Ngo kuko gukunda impiya cyangwa gukunda amafaranga ari umuzi w'ibibi byose. Hariho abantu bamwe bazirarikiye barayoba. Kurarikira inyungu z'ubutunzi bijya biyobesha umuntu agasohoka mu kuri buke buke. Ngo bamwe barazirarikiye barayoba, bava mu byo kwizera, bihandisha imibabaro myinshi. Biteye agahinda uburyo kurarikira amafaranga bizana imibabaro myinshi ku buzima bw'abahoze ari abana b'Imana. Ntabwo twabara dega no kuvuga ngo ni dega nyine. Haleluya. Ntabwo twabara ibintu byangirika mu buzima bw'abantu byatewe n'akaryango gato ko kurarikira amafaranga, bigatuma abantu bagerwaho n'ibibi byinshi bitari biri muri gahunda yabo. Barakinguye umuryango wo kuyashaka gusa cyane mu buryo butari bwo, bakagerwaho n'ibyago n'amakuba kuko Satani nta bihembo byiza agira. Imana yacu itugirire ubuntu. Haleluya. Kimwe mu bintu dukwiriye gukura mu mubano wacu n'Imana harimo kunyurwa, kandi turimo dukora, turimo duharanira iterambere ariko dufite kunyurwa. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana, twe kunebwa ngo tugarukiraho nidukore dushakishe, ariko itandukaniro ry'abashaka badafite Kristo n'abashaka bafite Kristo nuko abafite Kristo bagira umutima unyuzwe, kuko umutima unyuzwe niwe uzatuma ntahandwa n'ibibi byose. Ntararikira impiya ngo bitume ntakaza ukuri kw'Imana, singira ibyo ari byo byose ngo nukugira ngo nkunde nzibone kandi nzigwize. Uyu mutego ntabwo utinya abari muri Kristo Yesu. Muranyumva nshuti z'Imana, uradukomangira twese, hagatera ikimeze nko kurushanwa. Haleluya. Ikimeze nko kurushanwa kivuka mu gatima karwaye indwara yitwa ishyari, kikaba nk'ikimeze nko kurushanwa. Mu yandi magambo, gushaka amafaranga nkaba ntarimo kuyashaka gusa ngo ntunga abana banjye nkore umurimo w'Imana, ahubwo nkayashaka ndimo dushanwa na kanaka. Imana iturinde. Haleluya. Igituma dusenga no kugira ngo Imana idukize izi ndwara zose zo mu gihe cya nyuma. Amen. Igihe kimwe nasengeraga umuntu kandi nkunda, ntabwo wamumenya tu. Haleluya. Musengera bisanzwe, ariko nyine mbona hari ukuntu ureba utumenyetso ku buzima bw'umuntu ukabona ko byose hari ibibazo mu rugendo rw'agakiza. Hanyuma ngize ibyago, nabyita ko ari ibyago,
mbona umuntu burya ajya kuraguza. Ni gute se umuntu yakora ibi bintu byiza byose akanaraguza? None Imana iramishurira mu by'ukuri ntabwo abo bapfuma ajyamo no gushaka amafaranga, ariko nta nubwo ashaka amafaranga yo kuvuga ati mve mu nzu wenda mbi wenda njye mu nziza M.7. Ubundi iyo mpamvu ntiyari mbi uretse kwita kujyana mu bapfumu, ahubwo iryo siganwa ayiwe ryari siganwa hamwe n'undi muntu umwegereye. Mana, imitima yacu ishobora kurwara. Ubwo afite iriya modoka reka nanjye ngira iriya, ubwo afite iriya nzu nanjye ngomba kugira iriya. Mana uturinde, kuko abayarikiye bihandisha imibabaro kugeza ubwo kuyararikira bivana ibirenge by'umwana w'Imana mu nzu y'Imana bikamwinjiza mu nzu y'abapfumu. Koko Imana ni umutunzi w'imbabazi, ni umunyabuntu. Reka tugarure imitima yacu itaraba akahebwe. Haleluya. 11 ngo ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo. Mwibuke ko Paulo arimo arabwira umwana wo mu mwuka Timoteyo, umukozi w'Imana mugenzi we, ahangahe rero arimo gukorera Imana, ngo ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Irari ry'amafaranga dukwiriye kurihunga tugakizwa n'amaguru, kuko twese riradukomangira. Nta muntu n'umwe utanezezwa no kuba mu bintu byiza twakuye mu mafaranga twaguze, biraryoha pe. Ariko woweho muntu w'Imana jya uhunga uwo muzi wo kubirarikira, utegereza Imana mu nzira zinoze kandi zikwiriye. Ngo ariko woweho muntu w'Imana ujye uhunga ibyo, ahubwo ukurikize gukiranuka, kubaha Imana, kwizera, urukundo, kwihangana n'ubugwaneza. Haleluya. 12 ujye urwana intambara nziza. Gutsindira ry'iby'isi ni rwo rugamba rukomeye abarukore dufite. Ujye urwana intambara nziza, ni intambara. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho, ubwo wahamagariwe ukabwaturira kwatura kwiza imbere y'abahamya benshi. Tukiri kuri murongo wa 12, agakiza tugahabwa rimwe. Wa munsi namenye ko ndi umunyabyaha, ndi umutindi wo kubabarirwa, nkakira imbabazi z'Imana zibonerwa muri Kristo Yesu, nkamwemera nkamwizera. Urya munsi mba nkijijwe. Haleluya. Ariko soma iki cyanditswe, uko ndwana intambara nziza yo kwizera, hari ibindi biri muri package y'ubugingo singira. Haleluya. Mpinduka umutsinzi muri none. Ujye urwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho. Ese Timoteyo ko yavutse bwa kabiri, ko yabaye umwana w'Imana, Paulo aramurangira mutiki ni ibihe bintu bindi agomba gusingira? Ibi bitwereka neza ko umuntu ashobora kuba mu bwami bw'Imana ariko afite akarenge kamwe mu rugo rwa data n'akandi hanze. Kugira ngo rero dusingire byose, dushinga ibirenge byacu byombi mu bwami, nuko duhora turwana intambara nziza yo kwizera, ukabireka bigatambuka niba bidahesheje Imana icyubahiro. Nibigendane n'inyungu zabyo, nicyo byampesha, nicyo byambyarira, nubwo abantu ibihumbi baba babikora, nibyigendere. Rwana intambara nziza yo kwizera, usingira ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubwo wahamagariwe cyagiye waturaga ko Kristo ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. 13 ndakwihanangiriza mu maso y'Imana ibeshaho byose, no mu maso ya Kristo Yesu wahamije kwatura kwiza imbere ya Ponsiyo Pilato. Witondere itegeko, ntugire ikizinga. Turimo turavuga ngo dukwiriye gusenga kugeza aho ubuzima bwacu butaba amagambo asenga gusa, nabwo buhinduka isengesho. Uko isengesho rihamagara Imana, ahubwo ubuzima bwacu bugahamagara Imana, bukaryohera Imana. Witondere itegeko, ntugire ikizinga, habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ntago Paulo yamusabye ngo witondere itegeko, ntugire ikizinga, ntugire umugayo mu myaka runaka, mu gihe ukiri pasiteri, mu gihe urimo uvuga ubutumwa, mu gihe uri mu ishuri, mu gihe uri muri aka kazi, mu gihe uri aha. Arabimusaba kuzageza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Witondere itegeko, ntugire ikizinga, habe n'umugayo kugeza ku kuboneka k'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya. Ibi bintu bigwirire mu mitima yacu. Reka nkomeze nanone mu rwandiko rwa Timoteyo rwa mbere 4, tugaruka imbere gato mu gice cya 4, murongo wa 1 n'uwa 2. Ngo ariko umwuka avuga yeruye ati, mu bihe bizaza bamwe, Mana ishimwe ko atari bose, haleluya,
Imana ishimwe ko we nanjye tutazaba muri aba bamwe. Ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Bafite inkovu z'ibyaha, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gusitara ku cyaha, umuntu ashobora kugwa mu cyaha, ariko icyaha kirambye umuntu atinzemo, umuntu akenyereyeho, umuntu abwiririzaho, umuntu asengeraho, umuntu akoreranaho umurimo w'Imana, gihinduka inkovu, kirahatura kikahaguma. Imana itugirira ubuntu. Mu gihe cya nyuma abantu bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Bibiliya ijambo ry'Imana uyu murongo yavuze ngo bafite imitima ihuramye, ngira ngo ubwo ni nk'iyacuramye, bafite imitima ihuramye ku buryo itakibashinja ibibi bakora. Mwumve cya kinini navugaga dutangira. Haleluya. Icyaha tudahunga vuba dusiganwa kitugezaho umutima wacu utakidushinja ibibi. Ndetse wabibwira umuntu uti birasi ko bigenza, akabwira ati uranshinzwe, akagushingana ijosi. Ariko umwuka wera ari kumwe natwe. Niyo mpamvu twinjira mu bihe byo gusenga kugira ngo tutagera ahangaha. Haleluya. Icyo nkundira Imana ni uko ifite imbaraga zo kudukiza, ngo yohereza ijambo ryayo rikadukiza. Nta kure na kumwe na hamwe umuntu atagera Imana itamukiza. Haleluya. Wowe nanjye dukize icyaha nubwo cyaba kikiri gitoya, tutagera aha hantu aho kwitwa icyaha byahindutse ngo bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo. Ibyaha byarahatinze bihaca ibimenyetso, bihaguma bimeze nk'inkovu, birahaba biteye agahinda, ngo ku buryo imitima yabo, ngo bafite imitima ihuramye ku buryo itakibashinja ibibi bakora. Uzi kuba wabwiriza ukanasambana, ukongera ukabwiriza, ukaririmba, ukangana, ukaroga, ukabikora, ukabyongera, ni hahandi umutima uba utakigushinja ikibi. Iyo umutima ukigushinja ibibi, iyo warayisambanye utinya kuza kuririmba, ukiba ugifite umutima muzima. Iyo warayikoze amakosa bajya kugupanga kuri gahunda ukavuga uti ntago ndimo kuboneka, at least namba nibyo. Si ibyo gushimwa, ariko ni ibibi birimo bigereranywa n'ibibi cyane. Ega kaga. Imana itugirira ubuntu. Bibiliya y'Icyongereza NIV yavuze ngo was conscience, niba ariko basoma, have been sealed. Conscience yashyizweho ingufuri, irafungwa pa nk'ikimenyetso kirahama. Nuvuga ngo conscience nticyumva kubera kuberekera akaha na gato na kanini. Ugikizwa ujya uhera aho ngaho wiruka, uhunga abo mwabikoranaga, ubabloka muri telefoni, ukizwa n'amaguru, witandukanya nabo. Haleluya. Mana yacu tugirira ubuntu. Ngo mu bihe bya nyuma bamwe bazagwa bave mu byizerwa. Birashoboka rwose ko umuntu yagwa akava mu byizerwa kubera ko yaberekeye icyaha buke buke. Kuberekera icyaha nkana bituma umuntu agera ubwo umutima nama upfa. Ndagusaba nanjye nibwira, ndakubwira nanjye nibwira, kuko ntaragera aho Satani atatera umwambi, kugira ngo nubwo turi mu minsi yo gusenga, mu byo dusaba Imana tugwize imbaraga zo kurwana intambara nziza yo kwizera, kugira ngo tudafatwa n'izi ndwara zo mu bihe bya nyuma. Zafasha abagore n'abagabo basenze kuturusha, zafasha abagore n'abagabo bakoze imirimo kuturusha. Gituma umukristo akwiriye gusenga, agatwaza uyu mubiri we igitugu, ntabe busy ngo ahuge, akawuteza kwiyiriza, akawuzindura, akawutwaza igitugu nk'uko Pawulo yavuze, ngo akoresha umubiri w'uburetwa, ngo ejo nawe atagaragara amaze kubwiriza abandi, atagaragara nk'utemewe. Akakanwa n'amagambo mvuga ntabwo azashiramo, amaverise namenye ntazasibika. Wenda yashiramo uburyohe ariko ntasibika. Impano ufite niba ari ijwi ryiza niba kuririmba ntaho bijya, urabigumana, ariko wenda byashiramo ubuzima. Imuze dusenge, dutabaza Imana
kugira ngo tutarwara izi ndwara zo mu gihe cya nyuma. Haleluya. Mu rwandiko noneho rwa kabiri igice cya 3 duhere ku murongo wa mbere. Ndaje ndangize dusenge. Rwandiko nanone Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri igice cya 3 kuva ku murongo wa mbere. Ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya. Buryo kwa kundi bikurushya nanjye birandushya, n'abitorero bose birabarushya. It's normal. Ni ibihe birushya. Uretse ko nabonye n'ibya kera bitari byoroshye. Kuko abantu bazaba bikunda, bikizabitera kuruhanya. Abantu bazaba bikunda. Nituvuga utuntu twose mu mutima usenga uvuga uti Imana nkiza kwikunda. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, nkiza kwirarira, nkiza gukunda impiya, nkiza kwikunda, bibona, nkiza n'umutonyanga wo kwibona waba undimo, batukana, bidukize mwami, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, bidukize Uwiteka Mana Nyiringabo. Ntago wabara uburyo abantu n'abari mu bwami bw'Imana bajya babindashima. Abantu bazamukana ibyifuzo ku misozi y'amasengesho baba benshi, ariko intwari nkeya nizo zigaruka gushima. Macyagiye Yesu yakijije ababembe, hagaruka umwe ngira ngo gushima. Aravuga ati abandi bose ni wowe wenyine ugarutse gushima. Indashima. Muzarebe dukutirije Imana tuyisaba kwidukorera ibi, ariko muzarebe uburyo iyo tubibonye duhita dukomeza ko mu nta cyabaye. Imana inkize sinkabindashima, Imana igukize kutabindashima. Haleluya. Batarabera, Imana idukize ntitukabarirwe muri iri tsinda n'umunsi wa rimwe. Ngo badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza. Muri iyi minsi 7 reka ibitonyanga byose byaba biri mu buzima bwacu bisa nk'ibi bidushiremo mu buryo burundu bwa burundu. Twebwe tuba abantu bakunda ababo, tuba abantu buzura, tuba abantu batabeshyerana, tuba abantu birinda, tuba abantu batagira urugomo, tuba abantu bakunda ibyiza. Dore ababo ntibakunda ibyiza. Ngo ni abantu kandi bagambana. Imigisha yacu irahari, sinkeneye kugugambanira ngo mpagarare mu wawe. Ntukeneye kungambanira kuko uwanjye n'uwanjye, n'uwawe n'uwawe. Kandi ntago ari bikeya mu biganza by'umwami wacu. Urakora akagambana kwe ku kazi, akakirishamo mugenzi we. Ni indwara z'igihe cya nyuma, ntizikadufate kubwo buntu bw'Imana. Ngo bazaba kandi ari abantu b'ibyigenge. Ikigenge n'umuntu utagengwa, ntashobora kuba sumi, ntashobora kumvira ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, ntabwumvira ubw'umwuka, ntabwumvira ubw'ababyeyi, ntabwumvira ubw'ubuyobozi. Ahora ari ikigenge kandi akibwira yuko ari ubwenge n'ubuhanga. Uko Kristo agurira muri twebwe, nasanze biducisha bugufi tukaba abantu bakosoreka kandi bakosorwa. Uzuko n'umwana mutoya yagukosora, mutoya ukamubwira ngo genda ubabwire ko, genda ubwire abashyitsi baje babwire ko ntahari. Mwana akabwira ati mama kandi uhari. Ibyigenge bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Uziko gukunda ubungu babyita iki? Ni ikirori. Uziko gukunda ikirori bikabije, no gukunda gusohoka bikabije, no gukunda kuryoshya, no kuryoshya bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Uziko gukunda kuryoshya, mwibuka ko twavuze ngo byose turabyemerewe, ariko siko byose bidufitiye umumaro. Kuko hari uburyo abantu baryoshya bagasa nk'abadakoze icyaha, ariko bagahora baryoshya buri weekend, bakaba baryoheje. Igihe abandi bo barimo basenga, bo bakaba barimo kuryoshya. Ibintu nibyo bigendana no gukunda Imana, nayo ni indwara y'igihe cya nyuma. Bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Mbese kuryoshya, ntabwo umuntu yakunda kuryoshya cyane ngo akunde n'Imana. Uko ni ukuri, kimwe gisunika ikindi. Ni byiza kugira umwanya wo kuryoshya no kunezeranwa n'abawe, ariko iyo byabaye too much bigaragaza neza ko urukundo wakundaga Imana rwagabanutse. Haleluya. Hari igihe rero umuntu adafite amafaranga agira ngo ntakunda kuryoshya. Iyo yabonetse rero nibwo tubimenya burya ko kwari ukuyabura cyangwa ko kwari ugukunda Imana.
twese iyo dufite amafaranga mu mufuka no muri konti duhita tugira gahunda zo kujya ahantu. Mwebwe ntabyo mugira, murabera. Njyewe yaje gahunda zo kujya kugura imyenda numva zinkirigita. Noneho zankirigita nkazugira ko amafaranga we ntuntegeka, nzajyayo ku gihe cyabyo. Haleluya. Amen. Gukunda kuryoshya bisunika urukundo rw'Imana. Mu bihe byanyuma indwara izaba nyinshi, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera, iki giteye agahinda. Bafite ishusho yo kwera. Ubuse mpagaze hano urabona ntari umuntu w'umutagatifu na mikrofone mama mvuga buhoro. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo Timoteyo mwana wanjye. Ishusho yo kwera iroroshye kuyiteraho, ukayiteraho rwose. Mikrofone ukayifata nkazamura amaboko nkanarira. Ubundi kurira ni byiza ariko amarira y'abarokore hari igihe nayazinutswe. Haleluya. Ntabwo netse ko umuntu yasenga saa 9 z'ijoro arira cyane mu kanya akaba ari mu mafuti ariko umutima w'umuntu kugoye, ariko Imana niyibasha kuwukiza. Haleluya. Mu ndwara zo mu gihe cyanyuma harimo sinzi impamvu dukunda ishusho yo kwera ariko tugahakana imbaraga zako. Nuvuga ngo ndashaka ko munyita pasiteri, erega kubyiyambura uyu munsi nugiye ngo byananyorohera. Nako byanyorohera, nako byakorohera kukura etikete y'uburokore. Hari abantu bamaze kukumenya utabona aho ukwepera kire kugiye mu kindi gihugu, kandi nabwo tuzagukurikirana tukoza amakuru yabo. Haleluya. Ishusho yo kwera rero rimwe na rimwe bigatuma twikunda kubera stati yadushyizemo na etikete yaduhaye. Nukuvuga ngo nimba nzwi nka pasiteri nyine ngomba kugerageza kwitwara nka pasiteri, ariko kugumana ishusho yo kwera makana imbaraga zako, inkovu z'ibyaha zigwirira mu mitima biragatsindwa no Uwiteka. Imana izaguye kubana nayo nka so ariko no kuyigirira igitinyiro nk'umwami w'abami. Ngo abameze batyo ujye batera umugongo mwana wanjye, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima. Mwumve cya kindi, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Aba bagore si abagore basitara ku cyaha rimwe mu mwaka cyangwa batagipanze, ahubwo bafunguye akaryango gakeya, bukeye ibyaha birabaremerera. Aho gutwarwa n'umwuka w'Imana no gutinya Imana, uyu munsi batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, niryo ribayobora. Hamagara uyu, vugana n'uyu, erekera. Kandi aba bagore bahoze bari mu bizera, kuko igituma badusaba kubatera umugongo no gutera abantu umugongo nuko bari mu nzu y'Imana. Mana dukize, turinde kuba muri iri tsinda. Haleluya. Ngo kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu. Aba bagabo bomboka niba abandi bafite zirangeso zose zo hejuru, hanyuma bakomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha. Niyo mpamvu nshuti y'Imana ngo usaba ngo igihe cyose agatima kawe niba kagitera yuhunga icyaha. Nibashaka bakwite igifotwe, ibyo bintu banza ari ibizina bya kera. Nibashaka bakwite umuntu wa feke, bakwita umuntu udafite ubwenge, bakwita umuntu utagira imibare, bakwita amazina y'uburyo bwose, ariko gihunge ukizwe n'amaguru. Ejo utazagera ahangaha aho ukiremerera umutima wawe ukaba utakibasha kukiyambura. Ngo baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi. Murongo wa 7 ugatera agahinda kurushaho. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Mana yaremye ijuru n'isi, sinkagere muri iri tsinda, sinkaribarizwemo, ntukaribarizwemo nshuti yanjye. Tugendana muri uru rugendo mu myaka yose dusigaje hano ku isi. Twazaba turi kumwe, twazaba tutari kumwe, uzahorurwana intambara nziza yo kwizera. Aba bantu bavugwa bashobora kuba barigeze kugira ukuri kukeya, kuko niba bahora biga no kuvuga ngo bari ahantu bahura n'ijambo ry'Imana, ariko kuberekera Satani akaha gato kakabyara kandi bageze ahantu bagwa mu kimeze nk'umutego batakibasha kwikiza. Kubera etikete nababwiraga ngo kwiyambura ubupasiteri ntibyanyorohera, none ahangaha nta nubwo byanyorohera, bigatuma agaruka kwiga ariko ntagire ubwo abasha kumenya ukuri. Azwi nk'umurokore ntari busibe kenshi, azwi nka pasiteri ntari bubireke, azwi nk'umuvugabutumwa
ntari bubireke. Yagutegereza kwiga ijambo rikaba ritakigutsinda namba, kugira agatima kihana. Mana tugirira ubuntu, Mana dukize indwara z'ibihe by'imperuka, ntizizadufate ntizikadufate. Bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Nk'uko Yane na Yambure barwanije Mose, niko nabo bagabo barwanya ukuri. Burya ntiwarwanya ikintu utazi. Iyo utakizi nyine twakwita kutaramenya, ko mucyo butumwa bwiza utarakurasira, ariko baba barigeze kumenya ukuri. Barwanya ukuri. Abo ni abononekaye ubwenge badashimwa ku byo kwizera. Kuvuga ngo bononekaye ubwenge, hari ubwenge bahoranye bw'ijambo ry'Imana, baberekera akaha gato, akanyoma gato gato gato, bigera igihe ubwenge, umutima nama, conscience byononekara. Ngo abo ni abononekaye ubwenge badashimwa ku byo kwizera. Bashobora gushimwa ku mpano ariko ntibashimwa ku byo kwizera. Mana tugirira ubuntu. Icyenda akavuga ngo ariko ntibazabasha kurengaho, kuko ubupfu bwabo buzagaragarira abantu bose, kuko ubwaba abandi nabwo bwagaragaye. Hari ibintu bidahishwe igihe kirekire. Ubupfu bwanjye nimbubamo uzagera igihe ubumenya. Ngo ariko wehoho ndakwinginga, nanjye ndakubwira unyumve, nk'uko Pawulo yabwiraga Timoteyo. Ariko woweho wakurikije neza inyigisho zanjye n'ingeso zanjye n'imigambi no kwizera no kwiyumanganya n'urukundo no kwihangana, bigumemo. Kari gatangiye kuguka kumangira ugasunika inyuma. Nubwo isi yose yakugaya, ijuru rigushima, bizaba bihagije. Kuko uko iba indwara y'igihe cya nyuma, niko izaba muri benshi tugendana, niko izaba muri benshi tubana, niko tuzayisanga hirya no hino. Reka mvuge izi ngero nkeya z'abantu babiri, hanyuma dusenge. Imana ibahe umugisha. Murakoze gukunda ijambo ry'Imana, murakoze kuryemerera rikagira umwanya mu mitima yanyu. Intumwa Yuda bamuhamagaye nk'uko bahamagaye izindi ntumwa. Nawe yemeye gukurikira Yesu. Nawe yagize umwanya wo gusiga ibye nk'uko ba Petero babisize. Nuvuga ngo hari urugendo yagenze agendana na Yesu handi hose imyaka 3 irengaho gato. Yuda yari ahari. Yuda akingura akaryango gato ko kwiba, kuko yari ashinzwe kubika amafaranga. Hari igihe abantu bashobora kwibwira ngo Yuda n'ubundi yagomba kuba umwana wo kurimbuka. Umwana wo kurimbuka yari ahari, ariko yari uzakingura umuryango. Ntabwo byari byanditse mu gitabo cy'Imana ngo ni Yuda umwana wo kurimbuka. Icyo gihe Imana yaba itagira ubutabera. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Haba inyigisho z'ibinyoma zivuga ngo aba n'abana bo kurimbuka. Ari ibyo Yesu ntabwo yaba yarapfiriye bose. Yuda ntiyari umwana wo kurimbuka, yabaye umwana wo kurimbuka kubwo gukingura akaha gato gato. Yohana 12:4-6 ngo nuko Yuda Iskariyota, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, ni iki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari wari ufite umufuka w'imiye, akiba ibyo babikagamo. Akaryango k'icyaha gato ufungura ntabwo wamenya aho kazakugeza. Mureba ugeranyije kwiba no kugambana ngo umuntu apfe, birasa nk'ibidafite uburemere bungana, ariko kamwe gatoya kinjiza mu kinini. Indwara y'ibihe by'imperuka iyo yadufashe, dukunda imirimo no gusa nk'abakorera Imana kuruta gukunda nyir'umurimo. Mana itugirira ubuntu. Biragatsindwa n'Uwiteka ko nazasigara nkubwiriza nta busabane mfitanye na nyiri n'utuma abantu kubwiriza. Biragatsindwa n'Uwiteka. Kuko mwibuka ko aya mavuta yari asutswe kuri Kristo. Mu yandi magambo, Kristo mu mutima wa Yuda nta gaciro agifite. Abihaye konotasiyo nziza, abihaye izina ryiza byo gusa nk'uwitaye ku murimo wo gufasha abakene, kuko Yesu nta gaciro agifite. Umuntu yavuga ubutumwa bwiza akagira ibihumbi bimukurikira, ariko Yesu atagifite agaciro mu mutima we. Mparanira kurwana nuko mumfata n'icyo mumvuga, mbareshya. Mana turinde indwara z'igihe cyanyu. Akibivuga utazi iby'umutima wa Yuda,
wagira ngo ni umuntu ufite ishyaka ry'umurimo. Niki gitumye amavuta atagurwa idenariyo 300 yarazi n'ibiciro ngo bazifashisha abakene? Kuki amenwa ku birenge bya Yesu? Ese kuki amafaranga bayashyira mu nzu y'Imana? Kuki bubaka insengero twakabaye tuyagabagabana? Mutima nturi kuri Yesu, uri ku nyungu. Ngo ariko icyatumye avuga atyo si uko barira abakene, ahubwo ni uko yari yarabaye umujura. Niba wari ufite umufuka w'impiya, yagombaga kuba kwizerwa mu bandi bigishwa, kuko umuntu ubika ubutunzi yagombye kuba wizerwa kuruta abandi. Niyo mpamvu n'igiceri gitoya kitari icyacu si icyacu. Mana itugirire ubuntu. Ngo akiba ibyo babikagamo, yibaga buke bukeya kugeza ubwo umutima we ufatwa rwose n'inyungu, kuko ajya kugambanira Yesu n'ubundi bamuhaye izindi mpiya. Mana itugirire ubuntu. Nubwo Yuda yarangije nabi yiyahuye, cyakora agatima ke kapfuyeho imyaka gakanguka katagifite igaruriro. Ngo abonye Yesu bamufasha, abonye bikunze ko bafatwa, Yuda aragendanirwa kubyihanganira arimanika. Gatima kafungura icyaha ni kabi, cyaha kigiye kirekire kibyara inkovu z'ibyaha mu mitima. Ubundi yaba atarafunguye haraho igihe kirekire, yari kuvuga ati ndabizi uriya mugabo ni umunyembabazi, reka musubire imbere. Wikwemera ko Satani agushuka, kuko yazanywe no kwica no kurimbura. Abashaka kugutandukanya n'Imana burundu. Ntabwo ari uko agukunze ngo abashaka kuguha amafaranga, ntabwo ari uko agukunze ngo wagize igikundiro ku mugabo utari uwawe, ntabwo ari uko agukunze ngo wagize igikundiro ku mugore utari uwawe, ntabwo ari uko agukunze ngo yaguhaye ibintu byiza ngo bizunguka. Arashaka kuzakurimbura. Mana itugirire ubuntu. Muri aya masengesho tuborogera Imana. Haramutse hari indwara imwe wisanze ku buzima bwawe, uborogera Imana. Idahari kandi Imana nishimwe, ni igihe cyo kwirinda cyane, kuko nabo zafashe bari bameze kimwe natwe. Indi couple ibabaje ya Ananiya na Safira. Mpamvu navuze kuri Yuda n'abangaba n'abandi nuko bari abo mu bizera. Ananiya na Safira, mu gice cya 5 uze kuhasoma inkuru zabo, ndasoma umurongo wa 2 gusa. Ngo agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Murabizi iyi couple ya Ananiya na Safira hari mu gitoro rimo kwitanga cyane, bitanga cyane, baragenda nabo bagurisha isambu yabo. Bari babyemerewe, kuko nusoma igiciro aza kubyumva, kuko Petero yarababwiye ngo ibyo mwakuyemo byari ibyanyu, mwari mubyemerewe. Mwashobora kukugurisha mukagira ibyo mugumana, byari ibyanyu. Mukibigurisha ariko byari ibyanyu. Ikibazo cyabaye ikihe? Ariko ikibazo ni umutima ufungura Satani gakeya. Ubundi ko Ananiya yari afite Safira ari abantu babiri, cyari igihe cyiza cyo gukosorana. Wenda Ananiya niwe wararikiye amafaranga, wenda Safira niwe yararikiye, ariko umwe yagomba kubwira undi, ariko ibintu dukoze ntago ari byo. Reka tugende tubwire intumwa, tubabwize ukuri ko dufite kwishyura minerivare y'abana, ko nubwo wenda babari nabo bazanye byose, ariko twebwe twarabyaye, dufite abana, tubahaye aya ngaya nk'itorero, aya ni ayacu. Nuza gusoma izi nkuru ziteye agahinda. Petero arababwiye ngo si abantu mwabeshye, mwabeshye umwuka w'Imana. Umugabo arapfa, umugore arapfa. Umwe mu bapasiteri bacu yajyaga yigana Safira. Murabizi Safira yaje yakerewe mu materaniro. Yavuga ngo Safira ngo araza ngo n'agasakoshi. Ngo aza amateraniro yatangiye yo kwitanga ngo bubake wenda urusengero, ngo Safira araza n'agasakoshi. Yakerewe atazi ibyabaye. Bagore, Imana turinde kujya dukererwa, nubwo twebwe tutarababeshye. None akererwa ukerezwe n'impamvu. Haleluya. Araza Safira n'agasakoshi, atazi ko umugabo yamaze gupfa. Petero arongera aramubaza, kuko urumva yarapfuye, bajya kumuhamba, amafaranga yari agiteretse aho yazaniye Pasiteri Petero. Aramubaza ngo ibi biguzi nibyo koko mwaguze isambu? Yego rwose. Umva nakajwi k'abadamu, okay, katarakange kuko iryanjye rimeze nk'iry'abagabo. Haleluya. Yego rwose ni ibi ngibi. Yesu we, iki cyateye imitima yanyu kubeshya umwuka wera ngo dore ibirenge by'abavuye gushyingura umugabo wawe bigeza. Safira nawe arapfa. Ngewe nawe turacyahumeka, turacyafite amahirwe yo kwiruka tugakizwa n'amaguru, tugahunga icyaha nubwo cyaba ari gitoya. Reka duhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Nagaki
umwanzi yawe yarakubeshye ko ntacyo gatwaye ukakaberekera ugaturana nako bifite ibihombo nta nyungu z'icyaha ntazo nta mumaro uretse kwica no kurimbura. Twasomye amagambo menshi, harimo ibyaha byitwa ibyaha, harimo ibindi by'ubusabane buke, gukunda ibinezeza, kudamarara, gira icyo ubwira Imana yawe, mubwire ngo nkiza indwara zo mu gihe cya nyuma. Ahantu hose naba narabereretse, amaboko yawe nanterure. Yewe ntutinye no kumubwira ngo hari imigozi ndimo numva ntabasha kwivanamo, amaboko yawe nayinteruremo, amaboko yawe nayinteruremo. Burya itangiro ry'icyaha riroroshye kwiruka ugakizwa n'amaguru, ariko iyo cyaganje gifite intebe, gifite n'inyungu, cyabyaye inyungu, bigusaba kwiyemeza gukomeye, yewe no kwemera kugerwaho ingaruka zo gutakaza inyungu wakuragamo, ukazemera ukavuga uti nzarya ubusa ariko sinzaryamana n'umugabo utari uwanjye, nzambara ubusa ariko sinzakora ibi n'ibi. Kukivamo bikiri kare byari byoroshye, kukivamo cyamaze kubyara inyungu n'umusaruro bisaba kwiyemeza gukomeye. Ariko hari abahungu n'abakobwa bagize uko kwiyemeza, nawe wababamo kubwo buntu bw'Imana. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike. Reka turirimbeho gatoya, dusuke imitima yacu imbere y'Imana. Umwanya wo kujya mu cyumba cyo hejuru si umwanya wo kwirarira, ni umwanya wo kubwiza Imana ukuri. Iyo Petero aza kuba umugabo wirarira, yari kuvuga ati Mwami Yesu, ndabizi uko wabikoze, ndabizi uko wakoze imirimo, nanjye ndagiye ngiye gukora imirimo wansabye gukora. Mu cyumba cyo hejuru umuntu azamukana umutima utirarira. Petero bamusabye gutegereza kugira ngo ahabwe imbaraga, arazamuka ajya gutegereza. Mu cyumba cyo hejuru tuhasukira ubwambure bwacu n'intege nke zacu, ubwibone, kwirarira. Urukundo rw'amafaranga rutuma rimwe na rimwe tubeshya, urukundo rw'amafaranga rutuma rimwe na rimwe udashyira umutima wawe wose kuri Kristo. Urukundo rw'amafaranga rwatuma tugira imibare nk'iya Yuda. Udukize uyu mugoroba, unyizanye n'abanyumva, udukize Mwana.